ni gute umugabo wawe rero ndeke kumwita umugabo sibonango tagari umugabo ise w'umwana wawe ariko yego sibyo yako niko kuri ni gute yahindutse umugome kuruta abandi bantu ku isi kuri wowe ni umugome ku isi yose yababaho gute kuri njyewe naragiye nicara ahantu hari uruzi mvuga ngo ninumva ntago byumvishe ndahita nitereramo Jeshi rero yabimenye ati Jeshi nyine yarambwiye ko muhemukiye ikindi arambwira ati rwose mu bana banjye noneho wowe ntago kirimo turimo abantu babiri nibo natekerezaga numvaga yuko nyine bazafasha bazabana nanjye bo umwe rero arambwira ngo mu buzima bwanjye sizigera ntekereza no kumamagara kugeza mpfuye ubundi noneho arambwira ngo we yabimbwiye nyine urumva ntarabyara arambwira ngo ikintu kizamunezeza ngo nuko nazajya kwa muganga abaganga bakabura kenda bambika umwana wait kubera ko personally je sindahura n'umuntu uvuga ngo bazabambwira ko ndoga cyangwa ndumurosi bamwe barananinya ubu ngubu wenda bari abantu bajyambana bakiruka barakubwira mu buzima bwawe uravye experience baravuga ngo uzuru bambwiye ngo nze ndoga n'ukuri barambeshera umugore anyirukankana afite target yo kunyisha arambwira ngo ntago ngusiga nanjye umukobwa w'umusita ndaguruka se noneho tugeze ahantu muhindukiranya ndamufata ndamukubita ndamukubita kweri arangije arambwira ati Justine uransinze amanikira amaboko hari ubwoba bw'ubuzima ugifite reka barabimbwiraga ariko nanjye muri buri nyine nkabibona ko ari ukuri nkabibona ko ari ukuri ariko nyine kubera ko ntacyo nabihinduraho ndiyakira ukabwirwa n'iki ko ari ukuri kandi nkubwiye ko nirebaga kuki ndorerwamo mwireba nkabona rwose ibyo bavuga 100% niko kuri mu gitondo igihe natoye imbaraga nareba umwana gutya ijosi itarigenda none igihe ndyamye sinziriye nkajya ndota abantu bambwira ngo ndwaye kanseri ariko ngiye nkavuga ati wenda numvaga ko ari ingaruka zo kurira arambwira ngo Imana iramubwiye yuko narwaye ngo kandi indwara narwaye nta muganga wo mu isi nta n'umupfumu wo mu isi uzamvura uretse Imana yo mu ijuru yonyine karizankiza nararibwaga nabyukaga mu gitondo nkaribwa urwara rukandya umunsi wose ejo mu gitondo ngafatwa ijisho rikandya umunsi wose ejo bundi ngafatwa umunwa ukandya ejo bundi ngafatwa amenyo ngo baguteje ngo kanseri y'inkondo y'umura barayiguteje bambwiraga ko bayinteje bakaguteza kanseri none mbona koko byabite umugore uvura amarozi aranasenga ni kuwiteka avuga kandi muzanyambaza muzagenda munsenga nanje nzabumvira amen A world of stories. Ndabona mukije bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabizi neza yuko mumeze neza aho muherereye wewe udukurikira uri ku mugabane wa Afrika, Asia, Europe, Amerika, Oceani. Mwese mbahaye ikaze mbifurije amahoro n'imigisha. Utameze neza nanone ngusabiye ku Mana kugira ngo ikugenera ibigukwiye kubera ko niyo mugenga wa byose. Yes, kuri Mike muri kumwe na Director Gabi tugiye kuba turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuba tuganira n'umumama umukobwa umunyamurengekazi wisobanukiwe. Buriya nibyora? Niko bimeze. Niko bimeze. Ngo yari yisobanukiwe niko abyita. Ubwo agiye kubitubwira kugira ngo twumve uburyo yisobanukiwemwo. Ni umusingo mada afite story yiwe itangaje tugira ngo twumve agiye kudusangiza. Karibu muri Afrimedia. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Shakagabo Justine. Hari abandi banzi ku izina rya Jaja. Jaja ni nickname. Ndi umukongomani from the Banyamulenge tribe. Ndi umusita w'ubufirira nkaba umwishwa w'abagorora w'ababusha.
ndi umufiyemeri mfite umwana w'imyaka 9, ndi umunyamurengekazi w'imyaka 20, nkaba naravukiye muri Congo aho bita mu Minembwe. W'imyaka 20? 9, afite imyaka 29. Nangize ngo ufite imyaka 20. Apana. Apana. Nibajije ko ufite umwana w'imyaka 9 afite imyaka 20. Afite 29. So nkaba naravukiye muri Congo Minembwe, uyu munsi nkaba ndi no muri Kenya. Murakoze kandi ku mikazi. Uvuze mutuntu nkatunga ngira ngo mbanze ngarukeho. Uri umukobwa w'imyaka 29. Abandi kuvuga imyaka ni ikibazo. Wewe ubitinyuka gute? Njyewe nduko ndi umuntu buri fier. Ndi fier y'imyaka yanjye. Wa mugani yari isobanukiwe. Kandi nta cyabihindura, so numva ntacyo bitwaye pe. Kandi tugomba kuba abanyakuri kwe kise nabeshe. Waye abandi batavuga imyaka. Wenda ntabwo baba ari fier yabyo. Utekereza gute? Fier y'imyaka, hari fier y'imyaka. Numva nta kosa ririmo nanica. Umuntu iyo agiye kwipresenta nyine yivuga uwo ari we. Iyo atayivuze uzumva gute? Okay, babimubajije ntabivuge. Sinzi ico abayitinya. None se ko nagikura y'imyaka yiwe tifite kuja munsi, tifite no kuja hejuru. Hejuru biri kuzamuka nuko wende babashaka ngo isubire hasi. Ntago ari byo. Agomba kuba proud y'imyaka yabo. Agomba kuba proud y'imyaka bafite. Muravuze ati ndi umufiyemere w'imyaka 20. 9 mfite umwana w'imyaka 9. Yes. Kungana kusa naho ukiri muto. Noneho kurera undi muntu mugiye kungana urusha imyaka 20 gusa. Bimeze gute? Okay, njyewe nabyaye natwaye ndafite imyaka 19. Mbyara mfite imyaka 20. Ubwo urumva umwana wanjye nyine ndamurusha imyaka 20. So bigoye ku ruhande rumwe, kintu cyangoye cyane nukuntu nyine nshaka kumva ukuntu nagurira indazi umwana karinda icyo ryose twicaranye. Nawe ukiri umwana? Nanjye nyiri umwana kugeza n'uyu munsi, ariko ni gahunda twihaye n'umwana wanjye nago yanyimye niba ikiri indazi mo hagati. Muragabana? Turagabana rwose pe. Akandi kantu kakabiri ngiye kubaza. Yego. Hanyuma kugira ngo tubwire inkuru yawe, udusangiza abakunzi ba Fremedia inkuru yawe, ni ukuvuga uburyo uzivugamwo. Iyo wivuga since umunsi wa mbere tuvugana, tubaza ko ndi umufiyemere. Abandi babyaye barabihisha. Kubera iki wewe? Okay, impamvu ntashaka kubihisha nuko ariko kuri kandi ngewe ndi umukristo, ndi umwemeramana. So numva yuko nta mpamvu yuko umuntu yamenya uko ntari, kandi bishoboka yuko ngewe ubwanjye namwibwira. Numva nyine umuntu adakwiriye kumenyera ku bandi, kandi ngewe ubwanjye mfite kuba nakwivuga. Kandi ufite uko ushaka ko bakumenya. Yes. Nago ubuse naza kubeshya ngo bimarire iki. Ugomba kumenya yuko ushaka ko bakumenya rero no kuba warabyaye urabishakamo cyane, kuko nujya kubitabishakamo urabuyobye. Uwo ni wengewe ndi umufiyemere. Uwo ni Justine tugiye kuba tuganira. Afite byinshi akeneye kuganira, afite inkuru ariko kandi afite n'inama nyinshi. Iwe nk'umufiyemere umaze imyaka 9 arera wenyine. Kubatabyumva neza babakecuru, ni umukobwa wabyariye iwabo mu Kinyamurenge. Niko bimeze rwose. Iyo bavuze ngo umukobwa wabyariye iwabo uyumva gute? Okay, ubwa mbere byanteraga isoni, ariko uyu munsi kubera nyine iyo myaka 9 yose umuntu agenda yiga ibintu bishasha no kugenda yiyakira. So uyu munsi rwose numva nta pfunwe binteye. Cyane rwose. Warakize neza? Ayiwe, meze neza cyane. N'uwankunda uyu munsi agomba kunkunda bizi neza yuko wari we ngewe. Cyane. Turaza kwinjira mu kiganiro, singi mbaza ibintu byinshi uyu munsi. Agiye kudusangiza inkuru yiwe. Take us back inyuma. Duhere mbere yuko abandi bamenya kutwite. Okay. Wewe wenyine umunsi umenya kutwite wabyakiriye gute? Okay. Ugiye kutubwira inkuru yawe, ariko of course nyihereye mbere yuko ubyara nuko abandi bamenya kunatwite.
Okay. duhera iyo ngiyo nibikunda ukayihera inyuma niba ariho ihera simbizi tubwira inkuru yawe. Okay, njyewe ahubwo ndayihera mbere yaho kuko na mbere yaho hari ibyo naciyemo byafashije kugira ngo nyure noneho no muri ubwo bufiyemere. Mbere y'uko mbyara hari amagambo umuntu aba yarabwiwe, so yagiye ankomeza no mu bufiyemere bwanjye n'andi mashuri naciyemo, kubera ko hari ibyo already nari naramaze gucamo, ntabwo nigeze ngira ubwoba cyane. So mbere y'uko mbyara hari umuntu wigeze kumbwira ngo kubaho kwanjye njyewe ngo bitwa nuko nari kujugunywa muri Nyabarongo. Nyabarongo ni mu Rwanda, wari utuye mu Rwanda? Twabaga mu Rwanda. Kandi nari umwana w'umuziranenge vraiment utazi n'icyaha, sinzi icyo bari bamoye. Ate kubaho kwawe utwa no kujugunywa muri Nyabarongo. Noneho kubera iki? Kubera iki? Ntabwo mbizi, niko we yabyumvaga, niko yabibonye, niko yabinshimiye. Wewe bitekereje ko abikubwiriye iki? Kutankunda. Yes. Noneho n'abandi bantu ariko bakambwira ngo ndi mubi physically. Mubi? Ruba. Noneho hakaba nyiri umwana, ndi kukubwira ibintu byagiye bimfasha. Byagufashije kwisobanukirwa. Nyiri umwana mutoya cyane gaga primary, nigeze kurwara, najyaga ndwara amaguru cyane. Noneho yabaga ameze nko kuyafata ukashyira muri frigo ugacana ugafunga. Donc agakonja cyane. Noneho mu rugo nitwaryamaga nijoro bakarara banshyizeho amasime ashyushye ibintu nk'ibyo. Rimwe njya gusenga na mama hari umugabo wari uhari bita Rucunda Prince, ni umugabo w'umunyamurenge w'umugorora w'umupasiteri. So afata kuri ya maguru arasenga, ndakira kuva uwo munsi n'uyu munsi. Urakira? Ndakira, ndabibona ko habayeho gusenga. Noneho nyuma yabwo nongera kurwara indi ndwara. Nyuma y'iyo ngiyo hashize nk'imyaka 2 ndongera ndarwara. Ndwara indwara nafite imyaka 13. Bita numva noneho ko ari abazimu. Kuri iyo myaka 13 nese numva ko iyo ndwara nta mu doctor nayisobanurira, nta n'umubyeyi wanjye, mama wanjye umbyara, ntabwo nayimusobanurira ngo abyumve. Ubwo rero urumva iyo ndwara yabaye ibanga ryanjye n'Imana yanjye. Ariko noneho nakwibuka ko Rucunda yasengeye ngakira, ariko njye nkabona gasifite power nk'iza pasiteri. Ndavuga ati reka ndeyo tekinike nshaka gukoresha nirwanaho nyine mu buryo bwo gukira kwanjye, kuko nta muganga uri bumvure, ntawe mbisobanurira ngo abyumve, na mama umbyara n'ibintu nta. Wari warwaye iki? Ntabwo nabivuga kubera ko niba ari ibintu ntabwiye n'umubyeyi wanjye, urumva ko yari indwara itangaje cyane. Ko utarayimenya ariko wenda ubu warabimenye kandi waranakize. N'uyu munsi cyangwa cyayirwaye? Oya narakize. Noneho zigitangaza n'uyu munsi mama yabyibutse avuga ngo kumasitani. Kubera ko ni ibintu nyine wumva bidasanzwe. Yaje kubimenya? Okay, naje kubimubwira, ariko nabanje kurwara imyaka 2 ntabyazi. Wewe wabimenye gute kurwaye? Narabyiyumvishemo gusa. Ubyiyumvamo hehe gute? Byafataga ndi mu ishuri narigaga. Nasohoka mu ishuri nkaba muzima. Waba uri mu ishuri ukumva ubaye gute? Nabi cyane. Ukaribwa se, ugasara, ukagwa, ukamera nkagute? Ntago nasaraga, ariko ni indwara ntago nayikubwira, ariko yantwaraga ibitekerezo cyane. Donc ni indwara yari usenda yivuga gute, sinzi uko nabisobanura, yanteraga isoni zo kuba nabwira umuntu. Noneho icyo gihe baravuga ngo uje gukira indwara arayirata ino, ariko noneho tinye ikintu natinye no kubwira mama wanjye umbyara. Urabyumva ko wenda wari ukiri umwana se? No, ntabwo ari uko nari nyiri umwana, kuko ababyeyi baba mama nibo usanga abana twisanzuraho cyane, plus umwana w'umukobwa. Yes. Noneho icyo gihe rero njyewe nibutse ko nasengewe n'umupasiteri, mbona simfite power nk'iziwe, ariko ndavuga ngo reka njyewe shakana nzajya nsengera ntera Imana imbabazi. Iyo ndwara ni guessing? Guessing. Kuko guess. Ntabwo ari guess gusa. Iyo ntigize nabi no kwereka. Nyikubwira? Iyo ngira ndatangurira amandazi. Uziciye mu kumbwira ko ngurira amandazi kandi sinzanyarya. Okay.
nangiye kukwereka none aha shamburiye shamburiye ndakubwira n'ibindi shamburiye. mwebwe muri aho ngaho kubera ko mutabimenyereye cyane reka mubabarire. Noneho rero njye nasengera narinde nzi ko hari umuntu wari mayikeka hariya none ni iyo ngiyo nyine. urumva rero nasengeraga muri toilette nkagenda nkapfukama nkabwira Imana ngo Mana wambabarira ukankiza. urumva imyaka 2 mbonye ishize mbona ni nkaho sengesho yanjye adafite power. niyambaza mama ndamubwira ariko urumva nyuma yo kwibwira mama ubitukira hashize inayirakize mwayimenye nabwiye mama ubwo nawe urumva yaramfashije mu gusenga ko nayo iyo ndwara yaramutangaje. none twari dufite umudokiteri watuvuraga w'umukongomani wo mu bundi bwoko yari umudokiteri ukomeye cyane pe. none icyo gihe banantwayeyo nawe ndamusobanurira ntago nawe byaramutangaje cyane. ariko nyuma nza kwisanga narakize nisanze narakize. ubwo rero umubufiyemere bwanjye urumva nari nzi ku munyembaraga icyarico nari narize kuba strong gukomera ku ibanga ryanjye kumenya uko ndwana n'ibibazo byanjye. ukiraho uwakubwiye ngo kubaho kwa birotwa nuko wari kujugunywa muri Nyabarongo mwari mufite yaragufiteho ububasha yari umuntu wabugufi cyangwa waza wigendera mu ibarabara umuntu wabugufi kuko umuntu wo mu ibarabara se nta kibazo yo gutera ko waruvuze ati barambwiraga ngo ndi mubi umuntu ashobora kugucaho wenda akaba yabikubwira cyangwa akakubwira gutyo nyine ukabisigiyo ariko bitandukanye no kubibwirwa n'umuntu wawe wabugufi. Njye nabibwirwaga n'abantu banjye babugufi nta muntu wakuri n'abantu banjye babugufi. noneho ikindi kintu cyamfashije kandi narindi nko mu wa 2 secondaire bityo nagiraga abana b'imfubyi b'inshuti zanjye noneho batagira ababyeyi. buri ko tuganiriye nkumva imibabaro yabo rimwe na rimwe bakarira turi kumwe. noneho mbwira Imana ngo Mana njyewe nimba umudamu nzakorerera abana b'imfubyi azaba umwe cyangwa buzampa ariko njyewe nzabikora. so njya no kwiga ahantu ku mashuri ugasanga bangize kuba mere w'abana mu mafamiye isoko y'abanyamurenge cyangwa se umwana akaza akakubwira ati se ko nta mama ngira wambabarira nkajya nkwita mama. noneho rero mu bigo byabagaho yes noneho igihe ntwite rero sasa urumva abashuti bamwe bakugira inama ese ni gute wabyara kuri iyi myaka ariko kandi njyewe nibukaga yuko hari abana banyitaga mama nkareba ukuntu nshaka kwitwa mama w'abandi bana ariko nkananirwa kuba mama w'amaraso yanjye umwana wawe. nkumva ni ikibazo. numvise impamvu washatse kuganiriza urubyiruko rugica muri ibi. yego noneho rero ikindi nkavuga ati se n'ubundi ntacyo mfite nabihinduraho ngomba kwakira uko bimeze. ariko mu minsi ya mbere byabanje kungora kubera ko ndi umwana wa 5 mu bana 7 urumva ninjye warugiye kubyara wa mbere kandi abo bandi bakuru bose bahari. hari n'umukobwa mukuru mu grand sœur wanjye no brothers banjye. tanu muri akora ubukwe nanjye nta bukwe ndakora. abandi n'abahungu n'abakobwa. n'abahungu n'umukobwa umwe. yes umva rero nkagira na papa rero watureze ntago yigeze aturera abajeyi. no kuvuga ngo yikoze kajeshi ntago wamuzanaho umutwe munini uri mu makosa rwose aho ntago aba hari. ubwo nyine ufite amakosa yakuze atwigisha akatubwira nyine uko tugomba kuzabaho mu buzima kandi akadukorera buri kimwe kugira ngo tubeho twishimye. ndizera neza yuko mu byo bakugigishije bakubujije n'ibyo byo kutwita uri umukobwa birimo cyane. byakugezeho gute rero twinjize muri iyo nkuru? ukuntu byangezeho ngire ngo duhereye mbere noneho nari nabajije ikibazo nkikwibukije cyuko wisanze muri iyo situation ukimara kubimenya wewe nta wundi muntu. njyewe nkimara kubimenya ntago namaze nk'iminsi 2
ubwo nyine dusobanurire uhereye byakugezeho gute kugira ngo wisange muca ababyeyi bakubujije bakureze gisirikare noneho ico bakubujije kimwe muri zo kikugezeho. Numvishe mpfuye nta kindi kintu gisigaye, numvishe ari ugupfa kubaho ntibigikunze kubera ko ngize urubanza n'Imana, ngize urubanza na famiye yanjye, ababyeyi, abavandimwe, ngize urubanza nongeraho urubanza rwo guhemukirwa. Numva urwo rubanza ntabwo nzashobora kubimanajika ku buryo ngiye icyo gihe nasenga nkabwira Imana ngo ngiye ninjya kubyara nzahagwe. Uzahagwe? Sinzabeho kuko sinzabishobora. Iyo uyikuyemo aho kugira ngo uzarinde uja kubyara uhagwe? Ntago nakuramo inda kubera ko n'ubundi umuntu abatekereza n'ubundi kuzaba umubyeyi, kandi nabikubwiye ko kera ndumva n'ibintu nasaga n'Imana cyangwa avuga ngo nimba umudamu gutya na gutya, so numvaga rero n'ubundi nimba umubyeyi n'ubundi abantu bajya mu rugo iyo babuze urubyaro bararira. So sinakuramo umwana kandi nzi ko nzaba umubyeyi uzabyara abana. Ariko ugahitamo kugwa mu bitaro uwo mwana umusige abandi azarerwe n'abandi? Byari ibibazo, hari ibibazo bikuzira noneho rimwe na rimwe ukisanga nawe nta ukibagirwa imbaraga wari ufite. Power zikagushirana. Yego. Nuko byakugezeho uwabyaye ku bushake cyangwa byaragutunguye, byari impanuka, byagenze gute? Ntabwo ari ku bushake kameme kuko ntabwo byari ku bushake ngo mbyare ntarashakwa. Ni ibintu byantunguye. Yego. Tubwire bakomeza udusobanurire rero wabimenye gute? Ubimenya warihe? Wabyakiriye ute? Njyewe mbimenya sinabanje no kubimenya. Nagize nirekwe sinabimenya. Nkajya no kuno ukenera ibintu nkavuga mu nzani cyo ariko nari nararwaye none ariko simenye icyo ndwaye icyo ari cyo. Nkabwira abavandimwe banjye mu rugo nduva utari ku ishuri. Nari ku ishuri, nari soje ya secondaire kuno mwicaye mutegereje kujya université. Yego. Noneho nkumva nkeneye nabanje gutwarira amata y'ikivuguto. Nkaga mu mwambare mukanzari ikivuguto bakagenda bakakizana, ariko mu by'ukuri sinari nzi ibiri kujya mbere ibyo ari byo. Noneho umunsi umwe numva simeze neza pe, noneho nkaba nari mbyibushye cyane none na papa akambwira none umwana wanjye indwara warwaye yarakuzunguje kabisa. Arananutse cyane ariko nyine akabikunda ko nananutse ariko ntituzi ikiri kujya mbere. Noneho rimwe rero anjyana kwa muganga papa wenyine. Ntwara kwa muganga nawe utabizi, nanjye ntazi ibyo ari byo. Turagenda tugezeyo papa bahita bamuhamagara ahantu ahita ajya mu nama. Sigara kwa muganga ariko basigara babwira abaganga nyine bari buze kunsuzuma. Noneho umuganga umwe anyuraho unzi arambwira ngo Justin komeza nk'umuntu ufite inda. Ndavuga ngo ndapfuye njyewe. Yamubwira ngo ahubwo ntiwirirwe wipimisha arabwira sara kwica. Arambwira ahita ambwira ukuntu mbigenza, ukuntu ndi bugure test, ukuntu ndi bwipime. Nta makuru azi inde uwo muganga? Uwo muganga nta makuru urumva yarambonye gusa abona afite ibimenyetso. Yaragufite amakuru? Yarambonye abona hari ifite ibimenyetso. Sinzi nk'umuganga. Noneho nanjye birantungura ariko numva ukuntu abimbwiye numva nubwo mpita nibuka yuko abagore batwite baza bashaka hari ikintu baza batwarira. Nibuka ukuntu nanjye ndi mu kunywa akavuguto. Hari umuntu uri kwibaza ikibazo hariya. Ni gute wari uzi ibyo wakoze? Bavuze ngo sinzi yari inda y'Umwuka Wera? Ntago ari inda y'Umwuka Wera. Ni umuntu mwahuye? Yego. Ku ishuri cyangwa aho mu buzima busanzwe muri quartier? Ntabwo nigeze ngira muri scolaire. None soje secondaire. None ntiwatinyaga yuko kuko benshi iyo umuntu yasambanya abazi ko yuko by'umwihariko adakingi aba yiteguye nuko yotwita? Ni gute wewe ibyo utabitekereje? Wenda aho ngaho ntago ndi buvuga ibintu byinshi cyane. Gusa icyo navuga nuko nyine urumva nanjye ni ibintu ntigeze menya. Ntago nabimenye, urumva iyo nza kubimenya byibura nari kugenda hashiri iminsi wenda nk'uko kwezi cyangwa ibyumweru nkagira n'ubwo bwoba. Ariko ngiye nageze naho kugira inda y'amezi 2 nagiye kwipimisha icyo gihe nagiye kwa muganga
inda yari urumva yari iri mu mezi abiri. Bari bagufashe ku ngufu? Njye nta makuru. Bari bagufashe ku ngufu? Okay, bimeze nkabyo. Bimeze nkabyo. Hari situation zimwe na zimwe umuntu atajya abona uko yisobanura. Waduteye iyo story? Oya. Noneho please n'umuco wacu uragoye kuvuga ngo umuntu agiye kuvuga ibintu byose ku rundi ruhande usanga bigoye. Ariko ikintu mpamvu mbajije nuko ibintu wenda bagufashe ku ngufu n'ababyeyi bo bimenya ku buryo byinjiramo n'imanza no kurega wa muntu n'ibindi hakabamo n'amategeko abikurikirana. Naho nimba ari ku bushake bwawe kuko wari nujuje imyaka ibyo nabyo birumvikana ku rwaro ruhande. Urumva njye nisanze muri iyo situation bimeze gutyo ntwite ida y'amezi abiri. Noneho ikintu nakoze nahise mpamagara uwo muntu nashatse na nimero ziwe nari mfite ndazishaka ndamuhamagara ndamubaza. Urumva ntago narindi ni ibintu nanjye numvaga ntari gusobanukirwa. Maze kumubaza arankundira aranyemerera. None uwuhe muntu? Iyi papa w'umwana wanjye. Nari ngize ngo numu wa muganga. No. Urumva naramuhamagaye arabinyemerera arangije arambwira ngo kandi ngo utangire ngo witegure kugura imyenda y'umwana. Nyine wipanga kuko ntabwo uzakuramo inda nzakwica. Azakwica? Yes. Narambwira nipange. Iwe nyiri mwana? Hajipangi. Yes, ni njyewe ugomba kwipanga. Umuhamagaye ko utwita umwana wiwe akubwira ngo ntuzakuremo inda kandi utangire wipange ujipange nuyikuramo nzakwica. Ni muntu ki? Ni umugome cyane. Niwe mugome nze ku isi. Niwe mugome njyewe nzi ku isi. Nahuye nawe nzi. Oya narimbajije nyine ni muntu ki ufite ubwo bubasha bwo kwica akubwiye gutyo yaguteye inda? Okay, urumva yakoraga muri leta so mbona ko hari pawandusha. Yes. Ego. Nuko atujipange. Ati ni jipange. Noneho urumva inda rero yo muri ubwo buryo urayihisha. Icyo gihe naratashye ngo urutunini mvuye kwa muganga cyagiye ubwo nabamuze. Kwipima kurya wa muganga yakubwiye. Ngo urutunini gabamuze ndabeshya ngo hasigaye bavura. Baguhaye imiti. Yego. Ubwo rero ntangira kugira izo stress rero ukuntu mu rugo bazabimenya. Ukuntu nzabigenza, ukuntu nzabyitwaramo, ukuntu naringiye kwiga universite, ukuntu amashuri birangiriye aho ngaho nyine gatekereza ibintu byinshi cyane. Ariko umutima ukambwira kweri Justine ukuntu wiyizi uzabishobora. Uzaba umudamu ujye ucari abantu bavuge ngo warabyaye uzabishobora. Ese inshuti zanjye nyine zimwe hari n'inshuti zikuvaho zikakubwira ati twebwe ntabwo tuzagendana n'abagore. So ariko kubera Imana nyine igenda iducisha mu buzima kugira ngo twige tumenye duhagarare tudatsinzwe. Rero ikindi kintu nuko muri icyo gihe nyine ntwite inda yanjye bayimenye iri mu mezi 7. Yego. Ubizi wowe cyane. Inda igeze amezi 7 nta makuru bafite. Kajeshi wiratira ndetse. Nta muntu waba uri kubiratira. Nta muntu waba ubiratira. Noneho wari ufite iyihe gahunda hagati aho kugira ngo ugere icyo gihe na mama wawe kubyara atazi amakuru? Njye nifite gahunda yo gupfa. Ibindi byose ntabwo nari nitayeho. Njye nari nifite gahunda yo gupfa. Kubera navugaga ati ntabwo nakwiyahura ngo bikunde. Ariko nkavuga ati byibura kwiseta abantu bajya bagwa batabishatse ariko nanjye Imana yangiriye impuhwe. Nanjye nagira nyine nkacishenda. Nagira nyine nanjye bikarangira. So icyo nicyo cyizere nari mfite cyuko nukuri ntabwo nari nzi ko nabaho nyuma yo kubyara. Nari setinze mu mutwe yuko nzapfa ndi kubyara. None nanga no kujya nigiye abantu babimenye nanze kujya kugipima. Ko n'ababyeyi bajya gupima ngo barebe ko umwana ameze mu nda ibintu nk'ibyo ngibyo. Njyewe nari naranze.
kubera ko gahunda nyine yo gupfa kubera iki ariko wakoraga amakiliniki ntorusha yikisi niyo ndi kukubwira nari naranze kujyamo kubera gahunda yari ugupfa nta mpamvu yo kwirirwa ngora abantu yego noneho umunsi umwe nza guhura n'umudamu umwe twari duturanye urumva hari igihe ugira ibibazo nyine n'abantu bakabyumva se cyangwa se abantu bamwe bakakwegera bakakuganiriza urumva icyo gihe ndari imaze kumenyekana none umwana we umuntu wa mbere wamenye ko utwite ninde umuntu wa mbere wamenye ko ntwite yabimenye ati ni inshuti yanjye nabibwiye ariko nza kubibwira n'undi mu oncle umwe wo muri famiye yego nibo abantu ba mbere nabibwiye yego aba aribo batanga amakuru urumva abo nibo batanze amakuru wa muganga se we ko yakumenye ufite amezi 2 yarabicecetse complete yarabicecetse cyangwa yari arimo ka gahunda nawe yarabicecetse ambikira ibanga urumva we ntago napimye ngo muri gisubizo we yaranketse hanyuma nanjye rero ngira ubwoba ambwira nuko mbigenza ariko resulta ntazo yamenye naho twaherukaniye nawe yego nuko umunsi rero ababyeyi bawe iwanyu babimenye tubwire muri uwo munsi umunsi ababyeyi banjye babimenye kwanza brother wanjye yaje gukora ubukwe mukuru noneho bareba mu bana bashaka kujya kubafasha imirimo urumva ni njyewe umukobwa urimo hagati ni njyewe wagiye inda iri mu mezi yakoze ubukwe inda yari irumva muri ayo mezi 7 ndagenda njyayo nkakora imirimo nabo ntibigeze babimenya noneho rero ngiye kugaruka niho batangiye kunkeka I think kuko niho amakuru yamenyekaniye noneho numva mama turavugana kuri telefone arabimbaza ndangije ndabanza ndabihorera mpita nsezera ko mu brother wanjye nyine ndatana nari maze no kuruha cyane nuko nyine ntashakaga kubabwira ariko nari dushe muri njyewe ndamutelefona mama ndamubwira ati rero ntago nakubesha mfite inda naragiye nicara ahantu hari uruzi mvuga ngo ninumva ntago abyumvisha ndahita nitereramo ngende nayo mazi ariko nyine ababyeyi b'abamama bubahwe yaranyumvisha arambwira ati taha turavugana nubwira mu rugo yangeze mu rugo baranyigisha arambwira ati nta kundi byagenda ihangane uzabyara uzarera tuzarera umwana yego Jeshi rero yabimenye ati Jeshi kugira ngo abyumve by the way papa wanjye yarakwiriye kuba nk'umujenerali kugira ngo abyumve ndari mfite hari umukire wanjye wavuye hano bita mu Rwanda wenda sinzi nibaza abantu bita Cyangugu ni kure cyane yaratuye Cyangugu yavuye Cyangugu aza kubimwumvisha atega arabunikoreye nyine ni waje kubimubwira yarateza Cyangugu uwo wabwiye mbere inde uwo mukire wabwiye mbere wawe oya nuwundi noneho bavukana bava indimwe noneho we yavuye Cyangugu n'umu anti wanjye nawe ava ahandi baza kurera mu rugo baje kubimubwira atarabizi oya nta papa ntabyo yarazi nyine bari baje kubimubwiraga kugira ngo kuko nimbivuga njyenyine moto ya moto noneho rero baranaje umunsi wa mbere nabo banza baratiye basubirayo cyane nyuma rero baza kongera kubimubwira ntago yigeze abyumva yumvishe ko nyine ari ibintu bitabaho urumva nanjye reaction ziwe za mbere akubonye aza amakuru zari zimeze gute reaction yarambwiye ngo ikintu cya mbere yarambwiye ngo nyine yarambwiye ko muhemukiye ikindi arambwira ati rwose mu bana banjye noneho wowe ntago kirimo turimo kuko urumva ninjye mwana wa mbere na Please ndi n'umwana wa gatanu noneho twari n'inshuti cyane na papa wanjye cyane ariko agakobwa gato ntago ari agakobwa gatoya ariko nyine nakuze
ndi inshuti na papa cyane ku buryo naramurindaga avuye mu kazi nkamwoza ibirenge, ntago nashaka kuryama papa atarataha. Ari njye mwana yagize gerante mu rugo, ari njye umenya guhaha ibintu byose. Birangira rero ari uko bigenze, urumva ntago yabyumvishe neza. Yego. Hanyuma nyine bamaze kubimwumvisha, yagize umubabaro w'ababyeyi. Arambwira ati rero njyewe, kuko yakuze atubwira ngo nimuba icyo njyewe nshaka ko muba nzabafasha. Kandi vraiment papa wanjye ntago umwana wo mu rugo amashuri yashatse kwiga yaramusapotinze. Urumva njyewe nari nzanye resort zitandukanye nuko yabyifuza. Wari ubonye diplome itandukanye niyo yararinze, niyo yarategereje. Yes. Urumva rero ku rundi ruhande ababyeyi wenda baba batekereza yuko ari bo babigizemo uruhare, cyangwa se akavuga abandi bazumva ko ari njye wahaye umwana uburere bubi, kandi we yarakoze igishoboka cyose. Yego. Ubwo rero numvishe nyine ntago nabimurenganyiriza kuko nari mfite amakosa. Ndavuga ati nta kundi ngomba kurwana uru rugamba. None nari mfite n'ababyeyi n'abavandimwe, nyine urumva bose bababaye, ariko kubera ko uri uwabo ntabwo baguta ntibagutererana. Igihe kiragera rero nza kubyara. Mu kubyara kwanjye rero byabanje kungora, kubera narayibazaga ese nzajya nsohoka gute n'umwana, ese nzajya nyura hehe, abo nzajya nyuraho bazajya bavuga gute, ese inshuti zanjye zizakomeza ziba inshuti zanjye. Nyine nkatekereza ibintu byinshi cyane ko numvaga nyine yuko bitazanakunda, bikancanga. Ariko njya mvuga ngo ngira Imana yampaye inshuti nziza mu buzima bwanjye. Hari za nshuti Imana igiye iguha zikabana nawe zikagufata ukuboko, kuko inshuti zanjye nibo bantu banyubatse muri ibyo bihe. Bagiye bampa amapromese, umwe akambwira ati njyewe ntugire ikibazo ntubabare, njye nzajya nkwambika. Ntugire ikibazo, njyewe nzajya nguhekera umwana. Ntugire ikibazo, njyewe nzajya menya imbuto z'umwana. Donc kandi ibintu bampayemo promese barabikoze. Noneho ubwo rero ndabyara. Amaze kubyara mu rugo nyine rimwe na rimwe ukasanga haje nk'abashyitsi, ukavuga ati se nibabona umwana wabyayemo hano avuga gute, ukagenda ukihisha. Wewe njyewe nkihisha. Ariko muri ibyo bihe byose utarabyara, kubera ko ahangaha tubanze tuhasobanukirwe neza, kuko mu gihe kigoye cy'umukobwa wabyariye iwabo ni ugutwita. Abantu bakaba bazi yuko utwite, wazanye umugayo mu rugo n'ibindi n'ibindi. Famiye muri rusange iyo yarabyumvishe ugeze igihe cyo kubyara, bo barabyakiriye bameze neza nawe? Oya, si bose. N'abandi babikoze nyine nta kundi babigira, ntacyo barenzaho, ariko si bose. Vraiment bose bari bababaye kuko ntabyo bari biteze. N'abatunguje icyo kintu kandi bumva ni ikintu gitangaje kitari gikwiriye. Urumva so yakubwiye ngo mu bana banje tukirimo, wagiye he, wabyitwayemo gute, byakugendekeye nyuma y'iryo jambo, kuko mu rugo ruracyari urwe? Ego. Nahandi nari kujya, ntaho nari mfite ho kujya. Urumva noneho kandi umuntu afite n'abavandimwe na mama ntago bari gutuma ngenda. Ahubwo ikintu cyabayeho nuko najyaga nirinda ikintu cyatuma ngongana nawe. Yego. Ubwo niba ari ukuza akaza njyewe naryamye gutyo. Yego. Abandi bavandimwe bakomeza kugufata nk'umuvandimwe cyangwa hari changement? Okay, hari bamwe bagize changement, ariko hari n'abandi bagufata nk'umuvandimwe. Kandi nabo bagize changement n'uyu munsi ni abavandimwe banjye, nta kintu cyabikuraho. Ariko ntago bijya bibura ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Nuko tukomereze, nuko umaze kubyara wahuye n'izihe challenges muri ubwo buzima? Okay, muri ubwo buzima ikintu cyangoye cyane maze kubyara ni ukuntu abantu badufata. Bafata umufiyemere. Noneho
hari igihe nyine none nakubwira bya bindi ukuntu abantu bambwiraga uri mubi iki n'iki umuntu kumva araje arakubwiye ngo ariko ngo mana yanjye ngo n'impyisi zirabyara kibaza njyewe mbaye impyisi gute kandi icyo gihe none ntabwo uba ufite kuba wavuga nta muntu wabwira wumva nyine ugomba kubaho nka wowe nta muntu utakira ntawe ubwira kuko ufite iki amakosa noneho ugasanga n'abandi bantu barakubonye bakakubwira hari n'umudamu wajyaga ambaza ati se njyewe ko ndi umudamu w'umugabo wowe urinde wenda mutavugana neza akaba arakubajije gutya se njye ko ndi umudamu w'umugabo wowe urinde noneho ugasanga n'abandi bantu barakubwira ati nta bwenge ugira nta kintu uzimarira uzapfa imbwa nyine bagahita bumva ko uri imbwa ubuzima bwararangiye yego navuga ko ibyo ngibyo ari byo bintu bigora cyane mu filime ukuntu abantu bagufata abantu bagusuzugura bakumva nyine yuko wataye agaciro nta muntu uzakuvamo nta mana iri muri wowe nta kintu na kimwe donc uri umwanda yego hagati aho uvuze n'iby'Imana hari aho igeze kuvuga ati nari numvise koze icaha ntandukanye n'Imana bigenze gute muri iyo harakati utangiye no gutekereza kwiyahura utangiye no gusenga ngo Imana ugwe kwiseta ubona yigukuyeho warayigaye kuko watambutse iyo seta ntago nayigaye kuko nagiye nkomeza kubona umugambi w'Imana ku buzima bwanjye n'icyo gihe njya kwa muganga by the way nuko wenda bavuze ngo iseta wabyaye ubazwe kubera ko wenda tuzise gutyo ntago bambazi noneho n'igihe nagiye njya kwa muganga nahuye n'abaganga beza mbere yuko bankorera serivisi bagapfuka bakansengera urumva nari umwana umeze nkaho yacanganyikiwe n'abambona akabona naracanganyikiwe noneho nk'umuganga akambwira ati se wareka nkagusengera akambwira dusenga Imana uzabyara neza nyine bakampa inama bakampumuriza yego wabyitwayemo rero gute reka twinjire mu gice kindi kijanye no kurera umwana uri umukobwa tutirengagije yuko papa mu rugo akenshi ni nkawe uba ufite ijambo niba ufite kirakito kandi yamaze kukubwira ati mu bana banje tukirimo byagumye mu kanwa mu mvugo bizakwafectinze mu buzima ngo agukuremo nyine ko hari abavuze ngo yagukuye mu gutyo ariko abandi ntigeze kwirukana ariko nyuma yo kubyara se barabyakiriye barera umwana nk'uwabo barabyakira umwana busanzwe cangwe byakomeje kuba struggle n'ubundi ntabwo yabivuze mu mvugo nta munsi yigeze ambwira ngo sohoka ugende yabivuze mu mvugo umujinya w'umubyeyi ariko nyine n'ubundi yakomeje wenda kubabara ariko ntabwo yigeze anyirukana mu rugo ahubwo ikintu cyabayeho nuko nanjye nkimara kubyara nahise numva ko ndi umushyitsi nyiri umwana mu rugo ndi umushyitsi so uko aho bari buntware ndajya aho ngaho icyo bari bunkoresha ndakora ibintu by'ubutesi ngo iki n'iki ari ukurwara ntakuvuga ngo narwaye yego umara umushyitsi gute ndi umushyitsi urumva nari mfite icyambere cyo kwishinza amakosa nari mfite amakosa nakoze none please nta n'ikintu nabuze mu rugo nta kintu nari narabuze mu rugo wabaye umushyitsi se koko biraba cyangwa waje gusubira kuba umwana byarabaye nabaye umushyitsi biraba kutubwira twumve hari igihe uba uri mu rugo noneho ugasanga wenda ukeneye ikintu runaka kandi wenda bafite kuba banakiguha ariko se ukibaza ndahera hehe se ndabigenza gute se ukabona n'ukugorana so niba ari ukurwara urajya gutaka se ngo warwaye noneho ukanavuga ati se umuntu w'umubyeyi urataka n'umwana atake bizagende gute icyo gihe rero ukabikorera umwana ukavuga ati wenda umwana ntazajya arwara cyane ko nta n'akazi nari mfite umwana niwe nzajya ntakira ariko ngewe ngomba kuba nk'umusirikare yego uba muri ubwo buzima byitwaramo ariko umwana yitaweho nande yarezwe nande kuko umwana akenera amapampazi akenera amata akenera imbuto akenera bla bla ibyo bintu byose yego
umwana yarezwe n'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye n'inshuti zanjye zagiye zimfasha, ariko kandi nyine njye hari abantu babiri nibo natekerezaga numvaga yuko nyine bazafasha bazabana nanjye. Umwe rero arambwira ngo mu buzima bwanjye sinzigera ntekereza no kumuhamagara kugeza mpfuye. Ubundi noneho arambwira ngo we yabimbwiye nyine urumva ntarabyara, arambwira ngo ikintu kizamunezeza ngo ni uko nazajya kwa muganga abaganga bakabura kenda bambika umwana. Abo nibo bantu babiri rero nari nizeye ko bazabana nanjye mu bufiyemere bwanjye, ariko nyuma nyine nagiye mbona abandi bantu beza bagenda bamfasha bampa inama banyigisha. Urumva icyo gihe ubu nafite udutekerezo twinshi, stress, amarira, wibaza nyine ubona hari ibyawe byangiritse. nk'ubwo naravugaga ati ngiye kujya kaminuza nige, birapfuye, ninjiye mu nshingano zo kurera, nta kazi, ndi njyenyine, ukumva biragoye cyane. Ni gute umugabo wawe rero ndeke kumwita umugabo si umugabo tagari umugabo ise w'umwana wawe ariko yego sibyo yako niko kuri. Ni gute yahindutse umugome kuruta abandi bantu ku isi kuri wowe? Ni umugome ku isi yose yababaho. Gute? Kuri njyewe kako yamemukiye. Nta kintu bakudusobanurira utubwire bitucishemo nyine utubwire yaguhemukiye gute, byagenze gute kugera ubwo n'uyu munsi nyuma y'imyaka 9 wumva ko ari we muntu mubi w'umugome ubaho? Njyewe yaranyihakanye. Yaranyihakanye. Haranambwira mu buzima bwanjye sinzigera ntekereza no kumuhamagara. Yego. Wowe mubikora watekerezaga yuko azogushaka? Ako nagusobanuriye iyo sije twari twabivuyeho. Aka kanya rero ibyo narindi kuvuga nuko ko narimbarije ko wenda we expectingaga ko azokugira umugore ntiyabikora. Oya. Ibyo ngibyo njyewe nta n'ikibazo nari ngifite kuri njyewe, ahubwo numvaga ikibazo ngifite ku mwana. Njyewe ntago byari ikibazo burema kuko nari namaze kwiyakira muri njyewe. Yego. No kuvuga ngo nyuma yuko yemeye inda ariko yemeye inda ko ari iye mutuyakanye yire bwa mbere nibwo niwe wambwiye ngo nzagure imyenda nyuma arihakana. Yihakana te nyine mutubwira amakuru nyine yambwiye yuko atabyemera, yambwira yuko ntagomba no kuzigera muvugisha mu buzima bwanjye. Wamubwiraga yuko ugiye kumuha umwana wiwe cyangwa agomba gutanga indezo? Nta nubwo ari iby'indezo, njyewe naravugaga ati n'ubundi nta kintu kizakuraho ko ari se w'umwana wanjye, nta kintu na kimwe n'uyu munsi nta kintu gifite kubikuraho, ahubwo nka se w'umwana nkumva byonyine no kumva yuko ari se w'umwana njyewe ntacyo bintwaye, nubwo atama indezo nubwo atamfasha, ariko umwana akaba afite isi. Yego. Iwe yarabyanze rero aravuga ati sindi se w'uwo mwana? Yarabyanze. Umwana w'imyaka 9 ntarakubaza ngo papa ninde? Ntago byabura, yatangiye kubaza afite imyaka 2. Uzi umusubiza gute? Ndahunga. Ndahunga. Iyo akubajije uriruka? Ndahunga cyane ariko sinshobora kuhicara. Iyo ambajije ndahunga cyangwa nkahita nzana ibindi biganiro atabyumva nkagenda. Kuko umwana w'imyaka 9 amaze kuba mukuru na societe itangira kubimubwira n'abandi urumva ico kibazo ciwe ntakireka finalema. Urumva uretse na societe nawe ubwiwe ari umwana umaze kumenya ubwenge, ubona abandi bana bahamagara papa we ku myaka 9 nta muntu arahamagara iryo zina, abizi abibona, ahubwo nyine nuko nanjye mba mbona igihe cyo kubimubwira kitaragera, ariko iwe mbona ko abizi abibona. Uzubona nyuzwe si yo umuhunze bikarangirira? Ntago ibyo ngibyo njya mbireba kuko mba mbona nanjye ninjya kubyitaho, turabara twembi kandi nta kindi gisubizo dufite, ntacyo dufite cyo kubikoraho. Yego. Nkavuga tereka munge wenda nawe mu kanya biraba bimushizemo dukomeza ubuzima. Hari abana benshi iyo bavutse muri ubwo buryo yita se sekuru ise
kubera ko abona abandi bana abo bavandimwe bawe ari we bita papa, uwo wita so nawe akaba ari we yita se. Iwe ntibyabayeho? kuko na bwa mbere ajya kubibaza icyo gihe yari afite imyaka 2 n'amezi. Yarabajije arabaza ati se ko nzi ko uri ari sokuru, nkaba nzi uri ari kaka, nkaba nzi njyewe nyita Jaja, nkaba nzi yuko Jaja ari we mama, Daddy ninde? Yabibwiwe n'iki ko ari sekuru? Mwaramubwiraga ngo ni sekuru ntabwo ari so? Kubera ko iyo uhamagaye ngo papa n'umwana nawe niwe yita se. Baramubwiye yuko ari sekuru na nyirakuru. Kuko yamwise papa mukamwangira ati ntabwo ari so. Njyewe niko nabyifuzaga, ariko nyine siko byagenze. Urabyifuzaga yuko nawe amwita papa? Niko nabyifuzaga ko nabonaga numvaga bizamufasha wenda nyuma byibura akagira umuntu ahamagara iryo zina. Yego, ariko nyine siko byagenze. Yakuze urumva bamuhaye amakuru akora rero ariko atwite. Njyewe n'uyu munsi ntabwo ajya nyita mama, nyita Jaja. Yego. Yita nde nyine? Nyine arabizi ko ndi mama, ariko izina mama se takazari yahamagara, nyine yahamagarira Jaja. Ubona hari ingaruka bimugiraho? Nyinshi cyane. Urabyicuza ibyo wakoze? Cyane, ku rwego rwo hejuru cyane. Nta n'undi mwana w'umukobwa by the way nabyifuriza ko genda hari ibyo ntaza hano ngo mvuge byose, ariko nkurikije urwo rugendo rwose n'ibintu umuntu agenda acamo, nta mwana wundi nshobora kubyifuriza. Utubwira batubwiye ukeneye kuganira n'abakobwa baca nko muri bene ubwo buzima, ni irihe somo wakuyemo wosangiza abandi? Isomo nakuyemo ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa hari ahantu yanyura njye ntanyura, cyane cyane nko hari ahantu yakwinjira njye ntapfa kwinjira gutyo gisivili. Kubera ibigaragara. Ngiye kuguha urugero nko mu bintu bijyanye na mariage. Umwana w'umukobwa wakuyemo inda yayinjiramo yemye, ariko njyewe biragoye. Kubera ko twebwe ntibiba bigaragara inyuma, bakavuga turiya yarabyaye. Ugasanga nyine icyo cyizere abantu ntabwo bari kukiguha. Yego. Wewe uvuga ngo ubujije abakobwa ngo ntimubyare? Abakobwa bari iwabo batarabyara, nabagira inama nk'umuvandimwe wabo, niba bafite n'izo nzozi cyangwa icyo gitekerezo, baze batokesha bongere batokeshe, bavuge ngo ibi ngibi n'urubyaro rwanjye tibizigere bibaho. Yego. Kubera ko umubwiye ngo niba afite izo nzozi cyangwa igitekerezo, nawe watubwiye kutigeze ubitekereza, si umushinga wakoze. Yego. Byakuguyeho. Siko wavuze? Yego. Ikintu cyakuguyeho undi yakigiramo umushinga gute? No, bagomba gusenga. Ngiye icyo gihe ntago nari nzi gusenga. Icyo gihe ntago nari nzi gusenga ngo vuge ngo nsengeye ubuzima bwanjye, ngo mvuge ngo Mana ndifuza ibi n'ibi. Ariko uyu munsi bafite amahirwe yo kuba bapfukama bagasenga Imana, bagasaba Imana ibyo bifuza ku buzima bwabo, kandi Imana ishoboye kubitanga. Yego. Ni irihe somo wakuye muri bino? Isomo nakuyemo, urumva kuba umusingo mama, ubu uri umugabo ukaba n'umugore icyarimwe. Ibyo bintu rero kubikontorora mu bitekerezo biravuna cyane. Ntabwo wabyumva utari we, ariko abafiyemere bo aka kanya babyumva. Ni ikintu kigoye cyane. Kuba umufiyemere bigusaba kuba uri strong bihagije cyane, ariko kandi cyane, kubera ko aho uciye abantu barakuvuga. Niba urwaye unanutseho gatoya bakagushinza za sida, bakagushinza ko wakuyemo inda, bakagushinza ko nanone utwite, ugasanga nyine n'ubwo buzima abantu bo muri sosiyete batuboneramo. Yego. Noneho inama ushobora gutanga kuri bagenzi bawe bisanze muri iyo situation nkawe? Inama nshaka kubaha, hari indirimbo najyaga numva ya Mani Martin yavugaga ku mukobwa bita Séraphine, akamubwira ngo Séraphine mama c'est la vie, iri muri français, akamubwira ngo ne lâche pas, ne pleure pas, battre jusqu'au bout. Akamubwira nyine Séraphine dada usilie kupata hela, hayo ndiyo maisha, nturire. Urumva rero iyo ndirimbo ikubiyemo ubutumwa, yabwiraga uwo mukobwa bita Séraphine ntucike intege, rwana kugeza ku munota wa nyuma.
ubona amafaranga ubwo nibwo buzima, kuko nta wundi muntu, ni wowe mama w'uwo mwana, ni wowe papa w'uwo mwana, n'abandi baza kugusapotinga n'inyuma yawe. Yego, niyo nama nabagira. Indi nama nabagira ni uko nta mana bidakunda, Imana kwanza. Yego, Imana niyo iguha kwihangana, niyo iguha kwiyakira, niyo iguha ibyo umutima wawe wifuza. Yego, mu kuba wariyumvise nk'umushitsi wanyu umaze kubyara, ati nahise niyumva ko mbaye umushitsi completely uwo munsi, yego, byaba bifitanye isano no kuba noneho utakiri mu Rwanda, ko wavuze ko ariyo wari uri, aha twicaye ni muri Kenya, mu mpamvu zatumye uza hano, waza uhunga aho hantu wari uri ku buryo wisanga wagiye? Bongeye ukuntu byagenze ni ukuvuga ngo hari umuntu natinyaga no kubona, kandi uwo muntu naramubonaga umunsi ku wundi, nagira gutya turakubitanye, ku buryo nanabwiraga Imana, nkabwira Imana, Mana uzamfashe uyu muntu umutima wanjye uzamubabarire, ariko uzanshyire kure yiwe ahantu ntazajya mubona. Icyo ni ikintu nasenze nyisaba Imana rwose, nkasenga nkabwira Imana ati Imana uzanshyire kure y'uyu muntu. Bo rero mu kuza kwanjye navuga yuko naje nanone kubw'impamvu z'uko ndi umusingo mama, kubera mfite abavandimwe banjye bari mu Rwanda. Noneho bagiye numvisha bavuga nyine ngo turi kuza muri Kenya, ariko bagenda babaza buri muntu, ese uragenda? Bose bakavuga ati oya, ariko njye already agatike kari gateguye kila kitu, nano wigeze ambaza. Bambwira yuko ngomba kuza muri Kenya, kandi naje en condition ke nta nshuti yanjye ngomba gusezera, nta muntu n'umwe, ntawe uzamenya ko waje. ababimenye ndino. Cyakoze hari umushuti wanjye umwe nasezeye, ni wampekeraga umwana, yari yaramaye promesse yo kumekera umwana. Yampeke, sinigeze mpeka umwana, njye niba naramuhetse inshuro 10, yamuhetse inshuro nk'igihumbi. Uwo ngo rero ko twari tunaturanye, numvishe yuko ntagenda ntamusezeye. Uwo niwe nasezeye nabwo mu gicuku, kandi twarahoranaga cyane. Mu gicuku namusezeye uzuka ngenda, kandi noneho we yari inshuti yanjye magara, twahuranaga n'iryo joro twari kumwe, ku buryo hari n'umunsi yamenye yuko yumvisha amakuru ko turi kugenda. Ava mu kazi aratega, aza kumbaza niba ibintu yumvisha ari ukuri. Ndamuhakanira, arongera aratega asubira mu kazi. Noneho rero uwo nguwo urumva sinari kugenda ntamusezeye. Utekereza yuko ubwo buryo wajemo agatike gateguye kari aho bwari uburyo bwo kukwangaza? Ntabwo bwari uburyo bwo kunyangaza, bari nabo barabibonaga, umubyeyi aza abyara umwana we akamumenya, babonaga ko ari bwo buryo bwiza bwo kumfasha. Ariko njye ukuntu nabyakiriye, sinabyakiriye neza, singubashye ko nari ntandukanye n'inshuti zanjye n'abavandimwe banjye. Noneho numvaga ko ari bo bantu noneho bamenye imibabaro yanjye ba hafi, kubera mfite petite sœur wanjye icyo gihe mbyara, nakundaga kurira cyane nijoro, nkarira ndi njyenyine nkarira. Noneho niba yarabibonaga akambwira ati nakundaga amandazi, akambwira Justy, wambabarira iri joro tukararana, nkakugurira irindazi ukanyemerera tukararana, kugira ngo turare tuganira. Iyo twararanaga sinariraga, kuyamekinga gashwa ko nasinziriye. None nkareba ukuntu ngiye gutandukana n'abantu bose n'inshuti zanjye arizo zanyubakaga, nkumva ni ikibazo. Ubwo rero mu kuza ntago nigeze mbona ko ababyeyi ari uwundi munabi, kuko umubyeyi ntago akwifuriza ikibi, ahubwo ngewe numvishe yuko ari bwo buryo bwiza babonye bwo kuba nabaho neza, yankazagira ubuzima bwiza. Gusa nyine urumva ngiye siko nabifashe icyo gihe. Wabimenye ari uko habaye iki, yuko ari cyo batekereje? Gute? Wabimenyeshejwe n'iki yuko ko bakutekerereje byiza kukohereza muri Kenya? Batekereje byiza ko babikoreraga njyewe n'umwana, n'uwo muntu bari bamuzi, bazi yuko babibona yuko bintera ikibazo. Uwuhe muntu? Uwo nguwo nyine njyewe navuze, nabonaga nkumva nkasaba Imana, nkabwira Imana tuzamfashe, nzabe kure yiwe, izagukiza amaso ye. Nkiza amaso yiwe. Uwo muntu yari yaragukoreye iki? Yamemukiye cyane. Uwaguteye inda? Niwe uri kuvuga? Yego. Mwarahoranaga se, mwarabonanaga? No, narabyaza gutura muri quartier nyine. Yego. Uwaguteye inda warabyaye yimukiraho mwari muregerana? Yego.
bari bamuzi iwanyu. yego. Ariko nabo baramuganirije arabahakanira. Navuga ko atari we. Yego. Okay. Ugeze muri Kenya se ubuzima butwaye gute ubu nyine kugira ngo wiyite kuri umukobwa wisobanukiwe? Okay, kugira ngo nite ko ndi umukobwa wisobanukiwe ni ukuvuga ngo navuye mu Rwanda ngeze ino nta nshuti nari mpasanze, cyakoze nari mpafite abana babiri twiganye ariko atari abantu turi kumwe hafi. Noneho bwabinsaba yuko menya ubuzima bwanjye ngewe nkanjye njyenyine. Ngeze hano rero nasanze n'ahantu hagoye, sinigeze mpaba, nta yindi famiye wenda ya hafi mafite, nta nshuti ya hafi mafite tuzajya tuganira. Ubwo urumva rero ikintu nakoze nashakishije icyo ngomba gukora mu buryo bw'imirimo y'amaboko. Kandi ukigera hano urumva ururimi uri hasi, kumenya ngo za kinyozi ugasanga nyine ni ibintu babanza kwigira. Njyewe umwanya ntawo nari mfite, nashaka gucangamuka. Noneho rero bahita bambwira yuko hari abantu bikorera, hari abagabo hari n'abakobwa. Noneho njyewe mpita mvuga yuko ngomba kujoininga abagabo. Bavuga yuko abagabo icyo gihe bacuruzaga amatelefone, amaprotector, amasharijeri, ibintu nk'ibyo. Abo rero njyewe nibo na joininze. Aho ni ryari? Muri 2018. Nakoranaga n'abagabo 2 n'abahungu 2. Umwana ukamusigira ndi? Namusigiraga mama. Mama mwarazanye? Yes, mama twarazanye. Murabana hano? Yego. Ni intwarikazi yanjye. Okay, noneho ndabyumvisha. Ni ukuvuga ngo mwarimutse n'iwanyu cyangwe? Njyewe naje na mama. Na musaza wanjye, ariko mbona ko musaza wanjye kuza kwe ni kwa kundi nyine aracyari muto, arashaka kwitemberera. Yego. Mama wawe se nuvuga ngo ashobora kuba yaraje ku buryo bwo guherekeza umwana wiwe kugira umwana agende yangare? Njyewe mbona ko ari bwo buryo, niko nabibonye mu bwenge bwanjye. Yego. Yaje kugira ngo tube turi kumwe. N'ubu murabana hano? Yego. Abandi aba mu Rwanda bajya baza kudusura bakongera bagasubirayo. Yego, urumva niho biga niho bakora. Yego. Sorry. Niba tuzita sorry, niba tuzita courage kubera ko warakomeye, ufite urugo, ufite reka mbyite ko ari urugo kubera ko ni wewe uhasoringa kugira ngo mubeho, niko ntekereza. Kwaravuze ati na joininze abacuruza amatelefone, abagira gute kugira ngo mukunde mubeho na wa mwana. Umwana agaze imyaka 9 ndumva yarakuze. Yego. Hari ubwoba bw'ubuzima ugifite? Reka nabwo bw'ubuzima. Impamvu ntafite ubwoba bw'ubuzima nuko na nyuma yabwo nyine nakubanje kukubwira ukuntu nagize hano muri Kenya ndakora n'abagabo. Urumva icyo gihe twarakoraga cyane. Akazi kari ukugenda no kugenda duhamagara abakiriya. Urumva bana ibingibi by'ubu ngubu baza ngo simu twe icyo gihe twaramagaraga n'umuntu uri mu nzu agasohoka akaza kureba ibyashara. Noneho nyuma yabwo maze kubikora nza kwiga ibintu bya beauty. Rero nkajya nsiga abageni bagiye gukora ubukwe, ibintu bya makeup, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho umuntu aza kumpamagara kuri telefone arambwira ati nubwo wagiye njyewe mbona yuko utagomba kubaho neza. Anyaturaho niba navuga ngo yaramvumye simbizi. Yarambwira ngo nta mahoro nzigera ngira mu buzima bwanjye bwose. Njyewe nta deni mufitiye, nta kintu namutwaye. Wase w'umwana se? Tiko ndatinya kubanza kumuvuga. Urumva niwe yarambwiye, ariko njye nta mutima mubi mugirira, kubera ko nta n'ikintu gishaka kubihindura. Urumva rero yambwiye yuko nta mahoro tuzagira, ko tuzarwara kabisa tukabura amahoro. Noneho rero umunsi umwe nari ndi mu muhanda ndi kugenda, numva akaguru kanze kugenda. Noneho ndavuga mana yanjye ibi ni ibiki, numva nyine ntago bisanzwe, akaguru gahita gashiramo imbaraga burundu pe. Mfatwa no mu nda,
ntangira kuribwa ndavuga ati se iyi ndwara none ni nyabaki none kwa kundi bumva kuri umushyitsi nabikubwiye gupfa gutaka buri umusirikare wari ukiri mu Rwanda no narindi hano muri Kenya none ndavuga ati ntago ndi butake reka mbanze menye ibi bintu ukuntu bimeze ndarwara cyane nararibwaga ku buryo iyo ndwara yaramfashije mpita numva ko ari nka kanseri nta yindi ndwara ishaka kwabaza gutyo none igihe ndyamye sinziriye nkajya ndota abantu bambwira ngo ndwaye kanseri ariko ngiye nkavuga ati wenda numvaga ko ari ingaruka zo kurira kubera imbyara kubyakira nyine byari byaranze nariraga buri munsi numva kubyakira ntabyumva neza none nkumva ni ingaruka zabyo ko nageze igihe najya no kurira nkumva ndi gutonekara noneho rero nkumva mpita numva ko wenda ashaka kuba ari ingaruka z'ibyo ngibyo sinabitindaho cyane niyo mpamvu ntabanje no gutaka ndavuga ati reka ndebe menye ibyo ari byo bo hashize igihe ndakomeza ndarwara pe numva biranze noneho ndataka umuntu natakiye bwa mbere yarambwiye ngo abafemere ntago bajya bataka none we nasoni uratatse gute abafemere barakora bakabona amafaranga yabo bakitunga none wowe kurataka utaka gute we ni kinanani none ubwo ngubwo numva nyine ambwiye ko yambwije ukuri naraba ariko numva mbwije ukuri kuko nababajwe nuko yabimbwiye ndi kuribwa n'umubiri ariko mukuri ko yarambwije ukuri kuzuye kuko badataka ntabwo abafemere ntibataka urataka gute uri umugabo n'umugore urataka gute ufite ubwenge urumva ko niko kuri yambwiye kuko uri umugabo nyine uri n'umugore ugomba kubyiyemeza so numvishe yuko ambwiye ukuri ariko ndababara kuko umubiri warandyaga nuko ndakomeza ndarwara ariko bigeze igihe barabibona yuko narwaye noneho batangira kumvuza kunjyana mu bitaro najya mu bitaro abaganga baba bari kumpima ukabona babaye confused agahamagara nka mugenzi we ngo nufashe kureba bakara nyine ukabona byabacanze rimwe rero ndakomeza njya mu bitaro bitandukanye ari uko bigenda bagahamagara nyine ukabona byabaye bepe njya gusenga umunsi umwe muze kujya gusenga hari umugabo w'umupasiteri arambona aransengera arambwira ngo Imana ngo imuntumyeho arambwira ngo Imana iramubwiye yuko narwaye ngo kandi indwara narwaye nta muganga wo mu isi nta n'umupfumu wo mu isi uzamvura uretse Imana yo mu ijuru yonyine ko ari izankiza nta wundi muntu arambwira ngo kandi niba ugira ngo ndakubeshya uzabirebesha amaso yawe ndabyumva ariko ndavuga n'ubwa mbere nyine nari numvishe ngo Imana iravuze kuva nabaho n'ubwa mbere nari numvishe ibyo bintu ndavuga ati hari n'igihe byaba wenda ntago navuga ngo ndicara hari uburyo bwo kwivuza nzivuza nabibwirwa ubwo uribwa gute naribwaga mu nda cyane nkaribwa ukuguru nkaribwa umutwe none urumva hari n'igihe cyageze urumva waribwaga umubiri wose yani none igihe cyageze ndavuga ati noneho abazimu baragwira nararibwaga nabyukaga mu gitondo nkaribwa urwara rukandya umunsi wose ejo mu gitondo nkafatwa ijisho rikandya umunsi wose ejo bundi nkafatwa umunwa ukandya ejo bundi ngafatwa amenyo none urwara rero nayibusana n'abaganga nabo kumva nyine nabo ntago bari kumwe urugingo rwakuriye none ejo rwajyaga ejo byarasimburana rugakira rugaceceka turiyo ejo rero nkongera nkaribwa urundi rugingo gutyo kugeza ubwo n'amano akagera hakandya nkavuga ati se none iyi ndwara ni nyabaki urumva rero batangira kumvuza gutyo noneho bigeze igihe babona nararembye hari igihe cyageze ndaremba cyane noneho nabo bagira ubwoba yuko nyine babona nta cyizere bagifite cy'uko nzabaho abantu barababwira ati uyu mwana ukuntu tumubona yararozwe bababwiye yuko hari umuntu uzuvura ubakitengera w'umudamu noneho bantwarayo noneho mu kugera avura amarozi yavura amarozi noneho akoresheje imiti y'ibimera noneho icyo gihe nari narananutse ku buryo n'abavandimwe banjye bo mu Rwanda barampamagaraga nko kuri video
bakarira. Urumva icyo gihe noneho baba bari basigaye barira bose n'abavandimwe tubana, ari umwe tubana musaza wanjye yajyaga nk'ahantu agahita agaruka akambwira ngo agize ubwoba akasanga napfuye, agahita aza nyine akanguma iruhande. Noneho icyo gihe ndagenda Kitengera, ngezeyo nsanga ni umudamu w'umumasayi, aranyitegereza arambwira ngo wa mwana w'umukobwa wese ubu ndakuvura ndabishobora, ko mbona warembye cyane, reka ndebe ahantu nshobora kukohereza. Hashize umwanya arambwira ngo cyangwa ngo wowe shaka ahantu urara hano Kitengera ntusubire mu rugo iwanyu, hanyuma njyewe mpe namba zawe nzaguhamagara ejo nzakubwira uko tuzabigenza, atari kumbabarire ntutahe. Ndarara aho ngaho, nari mfite famiye, maze kuharara mu gitondo arampamagara arambwira ati ngwino tuvugane. Ndagenda ngezeyo turicara, arambwira ati rero ugomba gutangira imiti, nabonye ko nzakuvura. Nahamaze ukwezi n'ibyumweru ajya mvura iwiwe. Nari ncumbitse muri famiye, nari mpanze muri famiye, ukajayo gufata imiti buri munsi. Nari imiti twanywaga na kasamutwe, ni umuti utekereza byonyine kuwutekereza ugahita unanuka, kubera ko ni imiti avanga ibihuru utamenye ibintu nyine ku buryo kumva n'ubwo buzima bwonyine buragoye. Ariko ndashima Imana yuko buri kintu cyose nyine izitwigisha kugira ngo tubashe kubaho twihanganye dukomeye. Ubwo icyo gihe rero uwo mudamu yampaye imiti, umunsi rero kunsezerera arampamagara aranyicaza, arambwira ati wa mwana w'umukobwa we, kuva natangira gukora hano niwe muntu wa mbere nicaje gusezera. Ati rero icyo nshaka kukubwira ni uko imiti naguhaga ari ya kanseri y'inkondo y'umura. Numva ndikanze, ariko nyine nibuka kwa kundi najyaga ndota, nyine mbona n'ukuntu najyaga ndibwa nkumva ni ibintu bidasanzwe. None arangije arambwira ati rero ikintu ngushakaho ni kimwe, ati nabonye Imana yambwiye yuko izagukiza, ati kandi n'igihe nakwakiriye nabanje kubaza Imana, suzi ko nari nakubwiye ngo ubanze ugende urare, nafashe umwanya ndagusengera, Imana inyemeza yuko uzakira, ndakuvura ngo nkugabanyirize ububabare. None ugende wizere, ikindi nukira uzambabarire ndakwinginze, uzabwira abantu ko Imana ishoboye gukiza indwara zananiranye. Icyo gihe nyine urumva aransezerera ndataha, ariko nkomeza kurwara. Noneho mbona koko byari uwo mugore uvura amarozi aranasenga kuko hari n'ibindi bintu twaganiriye, numva n'umuntu nyine usenga. Noneho ubwo rero ngeze ndongera ndataha nyine mu rugo, ndakomeza ndarwara, ariko njya ku bitaro kuvurwa bikanga, banjyana bikanga. None ntangira kwibuka bya bindi wa mupasiteri yigeze kumbwira, yuko ari Imana yonyine izanyiza. Cyakoze uwo mupasiteri nawe yambereye umuntu mwiza, atangira kunyigisha gusenga, nyigisha kujya njya ku musozi gusenga, akampamagara akanyigisha ijambo ry'Imana. Yabanye nanjye muri urwo rugendo pe, Imana imumere umugisha. Noneho rero igihe kiragera ndaremba cyane, noneho UN iramvuza, ndagenda nyine bafata ibipimo byose, barambwira ngo mvuge ahantu hose hambabaza kugira ngo bapime barebe ikibazo naba mfite, kuko indwara ntabwo bayisobanukirwaga kwa muganga. Kwa muganga ho ntibayimenyaga. Ubwo bafashe ibipimo hehe noneho kumva aho wariwe none atariho waribwaga ejo? Nyine urumva icyo gihe narababwiye ukuntu bimeze, niba ari amaraso bakamfata amaraso, niba ari mu nda bakamenya, nyine bambaza ahantu hose mbabara. Ndababwira, barangije rero barampima, ariko muri kwa gupima still bikaba confusing, bagahamagarana ngo ufashe kureba, nyine ukabona nabo byabacanze cyangwa bakarebana. Nyine nanjye ntangira kubona ko mfite ikibazo gikomeye. Umunsi umwe ariko nagenda mu nzira bisanzwe, ngahita mpura n'umuntu akambwira ati wa mwana w'umukobwa we, Imana yakuntumyeho ngo baguteje ngo kanseri y'inkondo y'umura. Barayiguteje? Bambwiraga ko bayinteje. Bakaguteza kanseri? Kanseri nanjye noneho ibyo bintu sinigeze mbyumva, kuko kwa muganga
bigeze bayibona gusa bageze igihe nabo bagatekereza yuko ariyo mfite ariko bapima ntibayibone ariko bakabona mfite ikibazo kandi kiri seriye ariko nyine ntibabibone neza nabo bikabacanga urumva nageze igihe njya ku bipimo bya kanseri nyine bakampima bakabona nyine mfite ikibazo ariko ntibamenye ngo ni ikihe kibazo gihari mu by'ukuri noneho mpura n'abantu barenga nka 5 bose bagenda bambwira ngo banteje kanseri y'inkondo y'umura b'abantu basanzwe harimo abakozi b'Imana kameme harimo abarundi abakongomani bamwe tugahurira mu mujyi abandi tugahurira mu makaritsiye abandi tugahurira aho nagiye gusenga ya bose bambwira gutyo ariko bose bakambwira yuko nzakira kandi ari Imana izankiza yego noneho rero umunsi umwe uko narwaye gutyo n'umwana wanjye ararwara noneho we nari ndyamye nyine muri kwa kurwara kwanjye numva nakundaga kuryama mwiseguje ukuboko numva ukuboko kwaremereye cyane numva nyine meze nk'umuntu wiseguye numva ni nk'igiti nyine umwana abaye nk'igiti none ndavuga mbura imbaraga zimbyutse kubera ukuntu nyine nari ndembye ko hari igihe najyaga ndyama nkumva ntabwo buri buke numva nyine umwana yaremereye cyane ariko kubyuka biranga mu gitondo igihe natoye imbaraga nareba umwana gutya ijosi ritarigenda yari yahwereye tubabarirutse tujya kwa muganga ariko nyine ubona nta cyizere gihari none ngenda ndi kubwira Imana nibuka rero story y'ubuzima bwose umuntu aba yaranyuzemo ndumvaza Imana ati se Mana ko cyagihe ngewe nakubwiraga yuko ntakeneye kubaho ukabyemera ukamuye umwana nkemera kwitwa izina Fiemel nkabyemera uyu munsi akaba ariko nitwa uyu mwana nagenda ndasigaranira ihezina sa ni presenta gute vuga ngo nitwa Justine narabyaye umwana arapfa nkumva nyine ntago byumvikana mbwira Imana ati nukuri ngirira imbabazi ngarurira umwana basi nkomeze nitwa Fiemel nuko ukomeze witwa Fiemel kuko numvaga none izina nogira umwana yapfuye numva ryo none sinzabasha kuryakira nanashima Imana yuko yanyirije umwana gusa nawe yararwaye cyane noneho nawe yajya kwa muganga nawe indwara bakayibura tugana ku musozo wakize gute kugira ngo yireke kuba kanseri ukuntu nakize rero nararwaye umunsi umwe ndaremba noneho maze kuremba ndavuga reka njye gupfira mu ikanisa ndagenda mu ikanisa ngezeyo nsanga bari gusenga umuntu wari uri gusenga ahita anyerekwa baransengera mpita mvamo ndi muzima donc parti zose naribwaga sinongeye kuribwa mba muzima guhera uwo munsi ubu ngubu narwara bisanzwe nk'abandi ariko urumva icyo gihe sinamaraga umunsi nta hantu ndi kuribwa ko ndumva warakorewe ibitangaza byinshi cyane warakijijwe uri umukirisitu ndi umwemeramana uri umwemeramana ariko turi umukirisitu umukirisitu ni umwemeramana ndi umukirisitu narakijijwe kuriya n'abayisilamu n'abemeramana njye ndi umukirisitu ndi umukirisitu warihannye nabikoze kera cyane imbere y'Imana n'imbere y'itorero yanayihannye wabikoze wumva hari icyaha wakoze cyangwa wabikoze narishinzaga iteka ryose numvaga umutima wanjye ngomba kwikiranura n'Imana kuko hari n'uburyo abantu bagendaga bamfata nkavuga ati wenda ndashaka kuba atari njyewe mwiza nkagerageza kwikontorora nkamenya aha ngaha wenda ndashaka kuba hari ikibazo yego ati narihannye numvaga nishinja nyuma y'uko ibyo bishize wariyakiriye wowe cyane nariyakiriye ariko ikintu cyatumye niyakira ni ubuntu bw'Imana ntabwo njyewe nari kubishobora ni Imana noneho naje gusaba Imana umunsi umwe narajyana ku musozi nyine urumva nabonaga ubuzima bwanjye nta munsi nicaye ngo numve ngo ndishimye nyuma yo kubyara imyaka 7 yose ndishiriraho nta munsi ndavuga ngo bwije ngo maze amasaha 24 nishimye
urumva nahoraga mura n'utuntu tungonga nk'umutima ubabaye ndira naza kubwira Imana ubuzima ntabwo bikunda, niba atari ugupfa ubuzima bugomba guhinduka. None nshaka ngo undemere ijambo ryica amagambo yose mabi, niba ariyo yangize gutya cyangwa se niba ari ibindi bintu bibi, undemere ijambo rinyubaka mbe Justine, numve ndakeye mu mutima, numve ndishimye mu mutima. Noneho rero nza no kwisaba ndabibwira ngo kandi izarinyuze mu mukozi w'Imana, mbone ko ari ryo jambo nayisabye. Ubwo rero nagiye gusenga nyuma yabwo, ariko nkiri muri nafashe amasengesho ndabisengera, nkiri muri ibyo bihe byo gusenga njya gusenga, hahita haza Revera Kado avuye mu Rwanda, nari nagiye gusenga aratubwiriza, numva ijambo yatubwiye yararimpaye, ijambo nari nshaka yararimpaye. Yaguhaye iri? Yaduhaye ijambo ryo muri Yeremiya, tako nibuka umurongo ariko riravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo buri mutima by'ejo hazaza. Ni gute ijambo rigufasha wasabye Imana utazi naho riri? Bijya binjabuka. Kampa gukopeza reba muri Yeremiya 11 29 umurongo wa 11 voilà. Ni aho ngaho. Yes. Hanyuma sawa. Riza ariko uzurigendana iryo jambo mu mutima rirahaba, nuko nyine igice ari cyo kinjabuka, ariko ntago rishobora kumvamo. Yego, kuko niryo jambo ryamfashije. None isanzwe ndizi, ariko uburyo ari twigishijemo, uburyo ari sobanuyemo, nibyo byamfashije cyane. Nuvuga ngo ryakubereye ubuzima? Ryambereye ubuzima, ryaranyubatse bundi bushya. None ndavuga ati se niba Imana izi byizangirira, kuntu yabidusobanuriye, yaratwigisha aratubwira ngo Imana iba yarapanze kuzabaho, kamenya ngo uyu munsi uzarwara, uyu munsi uzakena, uyu munsi uzakira, uyu munsi bizamera nabi, uyu munsi bizagenda neza. Ibyo byose Imana irabizi. Aratubaza ngo ese ahubwo mwebwe niki mukorera Imana cyiza gituma mwumva ko nyine ibyo byiza Imana ibibakorera, uko ibibakorera ibyiza buri munsi, mwebwe niki muyikorera? So urumva rero aho niho natsinzwe. Ndisuzuma, ndikosora, hanyuma genda mbona ubwiza bw'Imana. Katurihe n'abakunzi ba Free Media, reka ndibasomere hanyuma tugane ku musozo. Riravuga ngo ni Yeremiya 29 ku murongo wa 11, ariko no 12 nawe uvuga neza. 11 aravuga ngo rega nzibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ku Uwiteka avuga, kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanje nzabumvira. Amen. Yego. 12. Muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanje muzambona. Muzanshaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Amen. 13. Yego. Uvuge ngo amen. 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 Sawa, ngaho dusoreze hano. Niba hari message ufite ku rubyiruko, icyo wifuza gusigira urubyiruko rugenzi rwawe, yego, nk'umukobwa wisobanukiwe, noneho ugendana n'iri jambo. Okay. Ariko tugasore kuryibagirwa. Ntago nzongera. Muri Yeremiya 11 kugeza ku 13. Yes. Naje uzuvuga ko naguhaye ijambo rizari. Niko bimeze. Noneho rero nyuma yabwo naje kongera kugira amakoba, ariko nasigaranye akoba mu kuntu nyine ari ukuntu kataza gashira. Noneho urumva nageze igihe kubera ibyo by'ama stress n'ibiki, nari nageze ahantu nk'ibinini kugira ngo sinzire. Nkanywa ibinini kugira ngo umutima utuze, nyine byananiraga kubikontrola. Noneho nza gusaba Imana nanone, kandi ndayibwira ati Imana, noneho ibi by'ubwoba byo nzabikizwa n'iki? Ko ari cyo kibazo mbona sigaranye, ibindi byo ntago nkifite stress cyane, ariko nsigaranye ikibazo cy'ubwoba mu mutima. Ndavuga ati kuko nari naramenye ko bigeze kutubwiriza, baratubwira ngo amasengesho y'iminsi yo kwiriza ubusa, baravuga ngo
yica abazimu n'abadayimoni. Ya none niyo masengesho nagiye nkora agenda afasha. None icyo gihe ndavuga ati reka nubwo bwoba nabwo mbusengere. Abafite ubwoba musenge? Cyane babasenge. None icyo gihe rero ndasenga, maze gusenga muri ayo masengesho ry'iminsi nari nihaye, ndaryama ndarota. Ndota umugore ari kunyirukankana, none ahambwira ngo ashaka kunyica. Ariko nkaba nari maze iminsi ndota baza bantera amacumu, ndarangurukana n'abantu ngirya icumu, urusasu, imipanga, ibiki byose ibintu nk'ibyo ngibyo. None icyo gihe rero ndasenga, maze gusenga nibwo narose umugore anyirukankana afite target yo kunyica. Arambwira ngo ntago ngusiga. Nanjye umukobwa w'umusita ndaguruka. Mu nzozi turirutse, none tugeze ahantu ndamuhindukirana. Muhindukiranye ndamufata, ndamukubita. Ndamukubita kweri. Arangije arambwira ati Justine uransinze, amanikira amaboko. Arambwira ngo ariko ngo mfite ubutumwa ashaka kuguha. Ndambwira nta kibazo mbwira. Arambwira ngo nta hantu na hamwe uzigera ugera mu buzima bwawe ugira ubwoba. Nta kintu na kimwe uzigera ugeraho ugira ubwoba. None ndabyuka. Ndavuga umuntu yanyirukankanya ashaka kunyica, ampaye message kandi numva iyo message simbi. Ihuye n'ubuzima? Numva ihuye kandi n'ubuzima ndimo gucamo. Ndasenga, none hashize iminsi ndongera ndaryama ndarota. Hari muri aya masengesho, ntago yari muri aya masengesho. None ndota hari umubelsere wanjye wo muri famille, umusaza wanjye nyine wo muri famille, umugore wiwe. Ndota nyine ari kumbwira, arampamagara, arambwira ati Justine, twari kumwe nyine mu nzozi. Arambwira hariya, anyereka ahantu ku rusengero. Arambwira ngo hari umukozi w'Imana ugiye kuhaza. Ati kandi uwo mukozi w'Imana araguha iby'umutima wawe ukeneye, araguhica umutima wawe ushaka. Noneho ndangije nyine atangira no kuntungira urutoki, arahanyereka ambwira n'izina. Arambwira ngo ni umupasiteri ngo bita Jacques. Noneho arangije duhita dutandukana. Noneho mpita mbona uwo Jacques ni umupasiteri uri mu Rwanda. Noneho mbona twahuriye ahantu mu giterane, nyine ku rusengero hari igiterane, turasenga nuko mu gitondo buraca. Noneho bukeye numva izo nzozi nyine ntago zisanzwe. Ndavuga ati ariko wabaza uwo besere wanjye niba azi umupasiteri bita Jacques. Ndamutelefona ndamubaza. None ukuntu namubaje n'ukuntu nagiye mumusobanura namubonye mu nzozi, ahita ambwira ati ahubwo wagira ngo uranamuzi. Ahita ambwira ngo ni umuonkle wiwe. None ambwira ngo ni umuonkle wiwe, ndamubaza ati se namubona gute? Nese numva mushaka cyane kuko mu nzozi hari hajemo yuko ampa icyo umutima wanjye wifuzaga. Tuzite kuza werekwa? Nese urumva iryo atari yerekwa? Niyerekwa. Kuko Jacques twarahuye, niyerekwa. Bose navuga none niki? Ni Imana iba yasuye umuntu wenda. Yes. Icyo gihe navuga yuko ubwoba bwarashize? Bwarashize cyane. Uvuga ngo ubu warakize, nico cyatumye yumva ko usobanutse umeze neza cyane. Wenda ngaruke ku kantu kamwe gusa. Ati barambwiraga ngo ndi mubi. Ese nawe warabyiyumvagamwo kumva uri mubi cyane? Nimba warabyiyumvagamwo wabikize gute? Ndabikirishije kwikunda ubwanjye. Barabimbwiraga ariko nanjye nagiye muri buri nyine nkabibona ko ari ukuri. Nkabibona ko ari ukuri, ariko nyine kubera ko ntacyo nabihinduraho ndiyakira. Ukabwirwa n'iki ko ari ukuri? Kandi nkubwira ko nirebaga kuki? Mu ndorerwamo mwireba nkabona rwose ibyo bavuga 100% niko kuri. Nkabona niko kuri. Ariko nyine nkumva si ngombwa yuko umuntu wamubwira ikintu nk'icyo ngicyo. Kuko ngiyo ni physical abuse ko bimeze. Kandi bituma wenda umuntu agira iyo public shaming, ukagira isoni, nyine ntiwiyakire neza muri icyo gihe. Mu bantu bakubwiye gutyo, hari abo muvukana babikoze? Oya. Hako n'aba famille ni abantu bakuri nabo muri famille.
ni ukuvuga ngo Mm. iyo wirebye urumva wewe warebaga ibyo bavuze ugasanga nibyo kubera ko bamaze kubigushira mu mutima Yego. none ubusigaye wireba ukabona atari byo byagenze gute. Hoye n'ubundi nibyo ahubwo icyo nakoze ngewe nariyakiriye menya yuko ntacyo mfite kubihinduraho. N'ubu urumva ari byo. Sinumva ari byo nakwirana no mu ndorerwamo nyine nkabona nibyo. Wipimira ubwo umwiza umupimira kuki? Bafite ikiyo nyine ngira indorerwamo ndireba nkabona kuko niko bimeze. Ariko kandi hari Theo basabireba niwe wigeze kuririmba aravuga ngo hari iby'Imana yahishe abanyabwenge ibisobanurira abaswa kugira ngo hatagira ubirata ubwenge bwiwe. Hari igihe umuntu wenda aba ari mubi ariko afite ibindi byiza byo guha abandi bantu biri muri we. Kubera Imana wamenye rero naje reka nguhe message ugende uyikuremo. Ibyo ni ukutagira self esteem muri wowe. Ntiwigirira confidence. Apana confidence. Antaza yitiranye self esteem na self confidence. Yes. Ntabwo ari self confidence. Self confidence nibyo wumva ushoboye gukora. Yes. Ariko self esteem n'uwuriwe wowe. Uri w'agaciro karenze ako abantu boguha. Wewe utariyumva kuri w'agaciro ukunditse uri mwiza wujuje ibisabwa ibyo byose ntabwo ukeneye abaza kubigusobanurira ngo bagusobanure kuruta uko wewe wisobanukiwe. Uri woti yo kuba ukunditse wowe umeze gute n'ibindi. So lack of self esteem muri wowe nico gituma ibyo bakubwiye bikugiraho ububasha. Ariko rero tuvugishije ukuri ngewe ndebye muri bari nyine uzubona ari we mubi ku bantu bose. Oya ntago navuze ko ndi mubi ku bantu bose. Nyine mbona ko ariko kuri sindi mwiza. Nukuvuga ngo ariko bidasobanura yuko nta bindi byiza mfite. Bitanasobanura yuko abantu babinyangira. Ya nta muntu ubinyangira. Ababinyangira n'abafite urwo rwango mu mitima yabo. Yanjye icyo nashatse kumanisha nuko avuga ukuri ntabwo babeshya. Uzimana. Uzimana. Ijambo rivuga ngo Imana yaturemye mu shusho yayo urarizi. Ubuse ngaho mbwira ushatse kubwira ko twese dusase. Dusa n'Imana. Usa n'Imana uko wewe. Hanyuma uzobabwira ngo uzosora kuvuga ngo uri mubi uzomubwira ngo nsa n'Imana. Nsa n'Imana ndetse yiwe nuko uwo ngo ntaniyagira niyende. Anyway tugane ku musozo kubera ko umwanya ubaye munini cyane ngaho gira message ntoyuba uhaye abo ngabo by'umwihariko bazakubwira ngo uri mubi. Njya oyezetse nababwira ngo ni mubi hari abandi bambeshye ngo ndaroga. Handi abantu bigeze kumbeshyira ngo ndaroga kandi imbere y'Imana. Kiganiro ko kigiye kugira umutwe munini. Oya nuko icyo cyo sinareka kukivugaho byenda hari gihe urabona nk'iri zina ngize kuba mfite izina FML sibyo ngize kuba hari abantu wenda bumva ngo uriye bakumva ibyo abantu bakuvuga kandi bitari byiza none baravuga ngo ndaroga kandi ngewe mu mateka y'ubuzima bwanjye numva ko umuntu ari umugisha wundi. Wait kubera ko hangaha iki ngiki gihinduye isura gihinduye injara kubera ko personally nje sindahura n'umuntu uvuga ngo bazabambwira ko ndoga cyangwa ndi umurozi. Bamwe baranantinya ubu ngubu wenda bari abantu bajyambana bakiruka barakubwira mu buzima bwawe urabye experiencing baravuga ngo barambwiye ngo nze ndoga n'ukuri barambeshera ndavuga ati se ubu ngubu noneho ngewe nasarangiza nagize ahantu ho kuroga kweri byagenze tubwire iyo nkuru. Bo urabona hari igihe umuntu anyura mu buzima abantu bose bakagufatira amafuti uri kubyumva umuntu wese akumva yakuvugaho ikintu ashaka kuko ngewe nta muntu nari nzi dufitanye ikibazo igihe nabyumvishe nta muntu nari nzi dufitanye ikibazo ntawe nta n'umwe nagiye kumva gusa numva binyituyeho kandi none n'abantu bamwe bakagutinya nabo mwavuganaga ugasanga nyine ibintu byahinduye isura mugani wawe ariko mu by'ukuri mu mateka y'ubuzima bwanjye n'umunsi notekereza icyo kintu Imana yo mu ijuru izabimore ndetse bikabije ariko wo kugira ngo njye nanoroge napfa. Babigushinje gute? Njyewe numvishije umuntu ambwira bon hari abantu twavuganaga
noneho abo bantu baza igihe kiragera ntibongera kumvugisha ariko hari undi mu bushuti wanjye ujya uvugana n'abo bantu noneho njyewe nari nzi yuko abo bantu impamvu batamvugisha ariko wenda badakoresha wenda nka telefoni cyangwa se batakiba ku murongo ibintu nk'ibyo naho uwo mushuti wanjye wambwira yuko bazavugana banavugana turi kumwe noneho rero aza kumbwira yuko impamvu batamvugisha ariko bamenye ko ndoga amakuru yabageze naho nabyumviye. Hari ubwo bigeze babiguhanurira ngo bakukureho ibiheko ku buryo byibuze byahereyeho abantu bavuga ngo runaka azaroga? Ubwo bwenge se nabugira sinzi aho babikuye nuko noneho abo ngabo nabo ikinyoma cyabo cyari cyarengereye sinzi aho babikuye vrema nabyisanzemo gutyo gusa ariko ntabwo byigeze bimbabaza cyane. None abantu basigaye bagutinya gute rero? Hano barantinya kuko hari abo usanga nyine batakuvugisha noneho bigatuma noneho n'umuntu uvuga ari nk'ukuntu uvuga ati bari abantu nimba ndi kumwe nabo wenda iyi nkuru bayizi uko nyine niko bari kwitambuna kandi nje ndarengana ukaba watinya no kuba wenda wazana nk'ikintu ngo umuhenga rye kubera yuko wumva uzi neza yuko bari ko bagufata ariko bagutekereza ariko mu by'ukuri siko bimeze. Ngende umwana w'Imana namenye Imana mbeshejweho n'ubuntu bw'Imana kandi imigisha nkeneye iri mu bantu. Abantu nibo babitse imigisha yanjye, amafaranga nzakenera ari mu bantu, akazi nzakenera ni mu bantu, urugo nakenera n'umuntu. So rero numva nta mpamvu yuko nta n'impamvu yo kugirira undi muntu ishari. Iyo uhuye n'abantu nyuma yuko babikubwiye ubona bagutinya? Hari abagutinya kabisa. Ukabibona nyine ko bagutinya. Ukabyitwaramo gute? Kubera ko urumva ngewe mba narize utuntu twinshi nta kibazo bintera ndavuga ati ngewe Imana niyo mucamanza utabera nubwo no kwisobanura ariko Imana izi umutima wanjye yonyine niyo mucamanza. Ibyo abantu bo bashaka kumvuga nibyo bashaka ariko wenda bitandukanye nuko njewe meze. Ngewe kizima nuko niyize. Hari umuntu ngo bigeze kubeshera ko aroga umukobwa noneho ageraho ngo nawe ngo akazate yitekereza ukazavuga ati nyine cyangwa noba ndoga ntabizi. Wigeze ugera muri ico kigero cyo kuba wokwikeka nyine ko ubuze ubikora ariko nta makuru ufite? Tabyashoboka se byabaho se umuntu yaroga nta makuru afite atabizi yuko aroga? Ntago byabaho nta nubwo nigeze mbitekerezaho cyane ko ngewe numva yuko kubaho ari ukubana n'abandi bantu. Ibyishimo nkeneye n'abantu babifite. Nta kintu ngewe nakwishobozaho ngewe nyine Justine ku giti cyanjye ngo gishobore n'igenye. None ico c'uburozi muri societe ni hari uburyo kivugitse. Iyo kikujeho gutyo ukumva n'indi huzu bakwambitse wayitwayemo gute? Wayikize gute? Ngewe ubuzima bwanjye naburekeye Imana. Ni Imana biri mu biganza by'Imana. Imana ikora ubushake bwayo ku buzima bwanjye. Narabwiza akora uko ibyumva. Abantu bashobora nyine kuba ari nako bamfata ntashobora wenda no kuba nabibabuza ariko ngewe n'Imana yanjye turabizi tuzi ukuri kwabyo. Ukeka ko hari abandi bagenzi bawe abakobwa bato nkawe bitwa barozi kandi atari bo? Urumva kuko nanjye byambayeho ahubwo nahise numva yuko wenda n'abandi bashobora kuba bazavuga babeshera. Abandi bantu mbese wumvise ko abandi bavugwa ko ari abarozi nabo bababeshera? Bashobora kuba babeshera ariko nyine bitavuze ko kandi nabo wewe hari abutinya nawe ko ari abarozi? Ngewe hari abo nyine umuntu azayumva akabatinya ariko uyu munsi ibyo ngibyo byabaga kera kubera ko nanjye babinyise bambeshera nibwo nkubwiye ngo nanjye nahise numva ko n'abandi bashaka kuba bazababirenganiramo ahubwo dukwiriye kuvuga ikintu twabonesheje amaso dufite ibihamya bifatika. Ubu ngubu wowe nta muntu mushobora guhura utekereze ngo uriya muntu ni umurozi cyangwa ngo bamuvuge wumve bamuvuga ngo uriya mukecuru azaroga nawe wumve ko azaroga? Cyakoze umuntu wanigeze gutekereza n'umwe noneho we tujyana no gusenga ahantu nyine avuga yuko agira ishyari iwe. None mpita mvuga ati umuntu ugera ku rwego rwo kugira ishyari ndavuga ati none ibyo azamuvugaho nyine azaroga. Nuwo nigeze gukeka kubera ko nyine urumva yarahagurutse aravuga ngo agira ishyari yihana cyangwa yihana aravuga ngo agira ishyari.
ndavuga ati shari numva nyine ndavuga kuko bazavuga ko ishari ari umuntu w'ikihage bazavuga ko niwe mukuru none niwe mukuru niryo rizara uburozi mvuga ati none ibyo bazamuvuga ashaka kuba ari ukuri nibagira iryo shari koko mu mutima wiwe ariko twizere ko ubu ngubu ngaho ndumva byakomeye namwe muze kwandika muri komenti nyuma y'uko mwumvise ibi bintu byose ariko ngaho gira message ugeneye bagenzi bawe utekereza abantu utekereza ko bitwa abarozi kandi atari bo cyangwa se abandi batutswe ko ari abarozi bakaba baranihebye ibo bakiri muri ako kabande ko gutinya nawe akaza yitekereza nyine cyangwa nabanza ndoga ntabizi it's okay. Ukuntu rero bimeze umuntu arabanza akimenya kwanza ukimenya ukisobanukirwa ukamenya uwo uriwe njye numva bikwiriye kubaza njye ntabwo byambabaje cyane kuko nari nzi ko 100% ni ikinyoma igihe rero byajya kukubabaza keretse mugani wawe nawe ufite ibindi bintu uri kwishinza ariko mu gihe nta bindi wishinza urababazwa n'iki abantu twavutse bavuga tuzarinda dusaza baza bavuga so tiwabuza umuntu rero kuvuga icyo ashaka kuvuga uramureka akavuga ariko wowe ukimenya n'umutima wawe ikibi nuko bakuvuga bakavuga ngo urumuroze ejo ukaroga numva ari cyo cyaba ari kibi icanyuma ibi bintu bivugiye kuri kamera abantu bose bagukurikiye ntabwo ufite ikibazo cyuko noneho nusohoka hano hanze n'utarubiza uza kubona gahunga ati dore wa mukobwa uroga ikibazo ufite niki umutima wanje tutaroga nta kibazo mfite bashaka akazavuza induru bakankorera n'indirimbo nukuri nta kibazo mfite mugenzi ko ngewe n'umutima wanjye 100%. Iki kintu kitigeze kibaho nanakubwiye ngo kugira ngo ngewe ndoge nopfa. Utekereza ko abaroga babiterwa n'iki? Abaroga sinzi ubwenge bagira kubera yuko ashatse kwica umuntu kandi nawe azapfa. Muntu uzatura mu isi ngo amare imyaka 100 nawe iherezo ryiwe ni urupfu. Sizire ricyo bunguka. Murakoze cyane twarimo tuganira na Justine ni umufiyemere ni umukobwa wisobanukiye mugani wiwe yifuje kugira inama atanga yifuje kuganira n'abantu ku bintu byinshi abantu bavuga cyangwa se basafaringa bahura nabyo hano muri society. Ni muri uru rwego yatwandikiye kugira ngo aganire n'abantu. Mwumvisemo n'ibintu byinshi nanje ngiye mbona namwe amasurprise ariko reka tumushimire ku bitekerezo bye n'umwanya we namwe abihaye mwari mukurikira Free Media Live mwari kumwe na Director Gaby sinzi nimba hari ijambo rya nyuma ufite ubundi duhite dusoza. Okay, nanjye ndabashimiye kuba mwanyakiriye. Irindi jambo rya nyuma navuga nuko muri iyo experience yose nasanze Imana ari inshuti magara. Buri muntu wese abika Imana mu buzima bwiwe ayishire ku mutima wiwe nta kintu nyine dushaka kwishoboza tudafite Imana. Yego. Murakoze cyane Imana ibarinde Imana ikomeze kubagenera ibibakwiye mu mirimo yanyu n'ibyo murimo byose. A world of stories.